uyu numwe wacitse, uyu nuwacitse. Ndashaka mwumva aka audio neza cyane kari gutamajyana. Ndashaka mwumve, hari ahantu aza kugera, nshaka kugira ngo wumve uze kudusobanurira avuga ko badakora nk'ibyo bakora ahandi. Reka wumve. Babafunze abantu ryari? Saa 10 z'umugoroba ugiye guca bwa mu gitondo. Ntamari nka data. Ariko nabo ari mwujuje cyane. Ari wuje byatari. Byatari yaje pandagari 12. Ugira be. Kuri kw'Imana twari tugengeye na classmate ya Nazinde Bukanga. Amwe batoya. Inzo. Twose tugiye. Umva polisi pa. Nabo mubyina na bajyaje bombi twaje. Yarakirimo mbona bamujyanye mu bo bati. Birambabaje. Nuko nyine byagiye. Uzi ko umuntu abimbwiye nkagira ngo arimo arabeshya kubera nyine cyagiye twavuganye ni wabimbwira. Aho ndetse byabaye byari kutugeze umubwira ngo nandabure. Urumva twari tugiye kuhaza n'abantu. Umuntu ati ni amakuru ufite. Umva nuko nyine byagenze. Ubu akazi kahagaze. Yego kadahagaze. Kahagaze ubonegere mwagiye Nyamirambo ahandi. Oya. Ese nahari muhakora nka bya bindi? Oya turi Nyanza ariko ntabwo dukuramo. Muzikora mwambaye se? Nayo muzagera mukure. Naho muzagera mukure. None se nyine ko ibintu ukoze cyane ko bigukurikirana n'ubundi naho tuzavuga ati n'ubundi naheza heza. Nahita sawa mwabana. Naje muje barayi. Tugomba kuza tuje dufunga akadufungura twarabimenyeye. Urabeshya none ntabwo ari ubwa mbere baje gufunga ari. Kareka nsi n'ubwa kabiri kuri n'akamenyero nyine tuburana n'icyumweru bibiri gusa. Badufunze ibyumweru bibiri. Urabeshya. Ababashije gucika ni ukuvuga ngo bari gukoranaho, bari guhindura iseta ngo bagiye kwerekera Nyamirambo, Kacyiru, Pandagari 12. Abakiriya ni bande? Abacuruza amagara bacuruza iki? N'abakiriya bagura iki? Ndashaka mwumve aho tugeze. N'abakiriya babatwaye. Babarekuye mu kanya saa 10. Babafunze abantu ryari? Saa 10 z'umugoroba ugiye guca bwa mu gitondo. Badufunze ibyumweru bibiri. Urabeshya. Ati turabahushije twerekeye Nyamirambo nubwo ho twinyaza gusa ntidukuremo. Ariko ngo bikorera iki? Niko ngo bagira gute Nyamirambo ngo ntago bakuramo imyenda ariko barigira bate? Jezi bari. Ati ubu n'ubwa gatatu bafunze hari ahantu. Bagafunga bakamara iminsi bakamara deathman bakongera bagafungura bakongera bagakora. Ubu n'ubwa gatatu bahafunze. Wana kabisa rero ngewe hari ahantu reka mbabaho ubuhamya nk'umuntu wagezeyo. Urashize. Uri seriye? Cyamuka kantu warahiye. Yewe sinzi ukuntu nari niwe hano kurani. Urabeshya. Ngo ngwiki. Gusa nyine kujyayo ntago byari ukugira ngo wenda ngo nenjoyinge niki. Nanjye wabimbwiye numvaga ari ibintu bitabaho nyine ari ukubeshya. Okay, nyine reka mbabwire ukuntu byagenze sibyo. Hari akabari kari hano n'ubundi hafi yaho muri agence nayo ndi kumwe n'umucuti wanjye. Turi kwifatira kamwe nyine bisanzwe. None harambwira atari ko tuza ahantu hasigaye habera show. Tamaze se iyihe show? Nyamara hano ruguru hari akabari harimo inkumi zimeze neza. Se ginda gute ntago ari ibisanzwe nkuko byina. Arambwira ati mwana broti biba birenze ati gusa nyine kwinjiramo na amafaranga. Amaze se nangahe? No kuvuga ngo kwinjiramo iyo bitaragera saa 5 biba ari 5. Ariko ngo iyo birenze saa 5 biba ari 10. Ngewe ngenda ari ukugira ngo ndebe niba ari byo cyangwa se ari kumbeshya. Ewana turazamuka tugerayo ku muryango
ewana ubwo twatse n'icyo kunywa turicaye, umukobwa wa mbere araje arabyinnye, gusa nyine aza yambaye bisanzwe, nta kuvuga ngo yambaye ubusa. Arabyina nk'iminota nka 30, ndavuga ati none simbona ubundi ari ibisanzwe nk'abandi. Rotipe arambwira ati weba buretse ati mukanya uraje turaje wibonera. Koko yakabivuga tugiye tubona umukobwa akuyemo, ndavuga ati sirarangiye ndakurahiye. Ewana arikora ibyo akora nk'uko mwabibonye kuriya tu. Uwa kabiri nawe araza, uwa gatatu nawe araza. Ndavuga ati sha ahantu ntago nahaguma, ibintu ndi kubona ntago bibaho pe. Si ukubabeshya nahise ntaha. Noneho hashize nk'icyumweru ndavuga ati ariko se biriya bintu nabonye nibyo koko? Fata umwanya aravuga reka nsubirayo noneho mbirebe neza niba ari byo. Ndongera nsubirayo. Ariko icyo nababwira cyo ewana haberaga amabara ateye ubwoba. Ngiye naherukagayo nko mu kwa gatanu, nta nubwo nari nzi yuko bagikora, kuko naravuze ati ibyo ari byo byose ntabwo ibi ngibi byamara kabiri. Ariko ni ukuvuga ngo wenda ikintu akenshi nabonye bari abakobwa ikibibatera, baba banyweye inzoga basinze, si no kuvuga ati wenda uriya nyirakabara nabahemba amafaranga menshi, wapi. Kuko amakuru namenye nuko umukobwa umwe byibura ashobora kubamo nk'ibihumbi 10, ariko ayashobora gukorera ijoro rimwe abakubiyeho ngo nk'inshuro 10. Kuko akenshi nk'iyabyinnye nyine abakiriya ngo baba bashaka ngo yinyaze yikora ibintu byose nyine namwe murabyumva, abashimishe nyine. Ubwo nyine ubashimishije bya hatari amumenaho inote, kandi ntago ari ukuvuga ngo hinjirayo ngo abantu, sinzi umuntu nigeze kumva avuga ngo hinjirayo ngo abantu ngo bibirara ngo bica karafu. Reka ibyo ni ukubeshya. Haba hari abantu biyubashye badanje ahubwo bafite n'amafaranga.